Shalom shalom, abashuhuje mwese mu izina ry'umwami Yesu kubw'uyu munsi mwiza duhaye kugira ngo dushobore kugira kunguka bidasubirwaho tumenye ubumenyi bwose bw'Imana. Ubumenyi bwose bw'Imana ni Kristo, kuko harimo kumenya Imana ariko hari no kwimenya. Krize ya identite ihari, krize yo kutisobanukirwa ihari ikavaho, kandi iki ni cyo mutima n'ubushake bw'Imana kuva kera isi itararema. Nicyo gituma uyu munsi wa none dushaka kureba icyo duhishurirwa mu gitabo cy'Abaroma igice cya 8 guhera ku murongo wa 14 kugira ngo tugende duhishurirwe byinshi ku bijyanye no kuba umwana w'Imana. Ubushize ku cyumweru twavugaga ibyo kuba umwana w'Imana. N'uyu munsi turatera indi ntambwe yihariye nanone ihishura byinshi. Ibi ni byiza kubigarukaho kenshi yewe. Kubera iki? Kubera umumaro n'ubwoko bw'umwihariko bifite mu gutuma habaho kuzura k'umugambi wose w'Imana yari ifite kera isi itararema. Twasobanuye mu ncamake ko hari igishushanyo mbonera cy'umugambi w'Imana, kandi icyo gishushanyo mbonera twarakibonye mu Efeso yuko Imana yashakaga ko ibona abana ngo tubiheshejwe na Yesu Kristo. Kristo Yesu agomba kuza kugira ngo abana bashobore kuboneka, kandi abana bamaze kuboneka, uyu munsi ikibazo gihari ni ukumenya icyo bivuze kuba umwana no gukurira muri uko kuri. Dukwiye gukurira mu kumenya ko turi abana n'icyo bisobanuye. Ibintu byinshi bipfira mu madefinisiyo cyangwa ibisobanuro byabyo. Igisobanuro cy'ikintu atari cyo birangira ukitiranyije n'iki bivuze kuba umwana. Abantu benshi bagize ngo ni ibintu bisanzwe, ndi umwana w'Imana bikarangiriraho. No way, ntibishoboka. Niba uri umwana, banza unamenye icyo bivuze. Bivuze yuko ibyuzuye mu wakubyaye nawe birakuzuye. Iki ni cyo gikomeye dukoreye kwari ukutwisangiza. Nyuma yo kukugira umwana nta kirenze icyo, kuko iki ni cyo gikomeye kurusha ibindi byose. Nasobanuye ko ariyo office cyangwa ibiro biruta ibindi byose, nibwo rwego rwegereye Imana kurusha ibindi. Ntabwo ari abamarayika, nta yandi maranka arenze kuba umwana. Iki rero kiruta ibindi nicyo yadukoreye, kandi dukwiye guha agaciro kugeza umunsi wa none. Krize iriho ku isi ni ikibazo cyo kuma tutazi ko icy'abana ari cyo, ndetse n'icy'abana bari suppose cyangwa bategerejweho gukora. Ndagira ngo mu mirongo Paulo yandikiye mu igitabo cy'Abaroma, igitabo cyazanye impinduramatwara ku muntu wese wagisomye. Abantu benshi bazanye impinduramatwara mu masosiyete atandukanye bari barasomye iki gitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma ni igitabo cyensipiye kandi cyahinduye isi uko ibonwa n'uko ababyakiriye batangiye kubikora, kubibona, kubigenderamo. Isi mbese yahindutse ikindi bamaze gusobanukirwa mu nyandiko zanditse mu gitabo cy'Abaroma. Harimo iby'agakiza, ni igitabo gishuye iby'agakiza, ukamenya n'izi iby'agakiza ibyo ari byo. Hari ibice byinshi bitandukanye kuko bigera ku gice cya 16. Byo gusoma igice cya 8, iki gice cya 8 nanone mu gitabo cy'Abaroma nicyo gice kiruta ibindi byose. Reka mvuge gutya, urugero nko mu gice cya 5, igice cya 6 igice cya 5 ni igice kidasanzwe mu gitabo cy'Abaroma kuko kitubwira Adamu na Kristo n'agakiza muri make. Kandi usomye igitabo cy'Abaroma mu gice cya 5 biguha incamake y'ikibazo cy'icyaha n'uburyo cyakemutse. Uhita ubona icyaha ukabona uburyo cyakemutse mu buryo byoroshye. Mbese hari incamake mu gitabo cy'Abaroma ku buryo bitagoranye. Igice cya 6 ni igice cyiza ko kitwereka uburyo uwitwa umuntu wacu wa kera, yitwa umuntu wa kera ko the old man, yitwa umuntu wa kera. Uwo wiswe umuntu wa kera ari we wa Adamu. Ruva mu gice cya 5 batangiye bavuga Adamu, umuntu wa mbere ari we Adamu, hanyuma bakatwereka na Kristo. Hari umuntu yateje ibyaha, undi ateza gukiranuka. Adamu avugwaho mu gice cya 6 akagarukaho nk'umuntu wa kera. Mu gice cya 7 akavugwa nk'umuntu wapfuye, kuko hari nko ku gice cya 7 guhera ku murongo wa mbere mirongo ibanza nk'ine avuga ngo iyo umuntu
ari mariye, iyo umuntu ari mariye, amategeko abategeka ko bagumana kugeza igihe umwe muri bo apfuye. Now, iyo bitagenze gutyo ntabwo yemerewe gusohoka muri iyo union, muri iyo relationship. Now, ngo icyakora iyo apfuye umwe muri abo, bituma abohoka kuri ya mategeko yamubohaga kuko bari bombi abahuza. Ubwo icyo gitekerezo yashaka kwerekana ko ari icyambere, avuga abayuda uburyo bari baziritswe ku mategeko, ari we mugabo wabo wa mbere. Ariko kandi amategeko akaba yaramplifiyaga cyangwa yaratumaga twumva urusaku rwinshi cyane rw'umuntu wa kera. Akavuga noneho ngo hari uwapfuye. Ninde wapfuye? Aravuga ngo twapfuye, ni nako twapfuye ku mategeko. So hari icyabaye rero, umuntu wa kera yarapfuye. Avuga ngo umuntu wa kera mu gice cya 6 akamwerekana nk'uwapfuye mu gice cya 7, hanyuma igice cya 8 aricyo tugiye kureba akavuga umuntu mushya. Uwo muntu mushya akaba biheshwa no kuba muri Kristo Yesu. Nicyo gituma nshaka kwerekana muri iki gitabo muri iki gice cya 8 uburyo harimo ubwiru bw'icyo umwana aricyo, ariko ni umugambi w'Imana no mu minsi iri imbere. Donc muri iki gihe kiri imbere niki twategereza, niki gikwiye gutegerezwa. Nyuma y'ibivugwa byinshi niki gitegerezwa, gikwiye gutegerezwa. Byose tubona muri iki gice cya 8. Ni igice kiri cy'ingenzi cyane ku muntu wese ushaka gusobanukirwa byimbitse iby'umugambi w'Imana wahozeho kuva kera isi itararemwa, ugasozwa na Kristo Yesu, naho bigana ni hehe, tubifite muri icyo gice cya 8. Ndagira ngo nsome mu guhera ku murongo wa 14. Now hari umwihariko ushobora guhera ku murongo wa mbere kuza ku murongo wa 14. Now ngiye guhera ku murongo wa 14 manuke indi mirongo mikeya iri hepfo. Ibi ni ibice ubundi dukwiye kwiga cyangwa se dukwiye kuganira, tugasangizwa, ukongera ukabyumva. Nkeneye kubikoraho inyigisho nyinshi, ibintu byinshi. Ntabwo ari ibikwiye kuvugwa muri iki gihe gito gusa ngo bibe bihagije. Oya, ibi ubundi ni ibice wakwandikaho ibitabo. Ni igice ushobora kwandikaho igitabo, buri murongo wenda ugakoramo ibintu byinshi. So kubera uburemere n'ubuzima burimo bwimbitse bwahishwemo ku bwacu. Ndagira ngo nsome mu Baroma igice cya 14 igice cya 8 umurongo wa 14. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Uyu munsi ndashaka nze kwerekana iki kintu ukurikirane kugira ngo wumve n'icyo umwuka wera ari cyo mu isezerano rishya, kuko hari uburyo umwuka wera azwi n'uburyo yarazwi mu isezerano rya kera byaje guhinduka. Mu isezerano rishya tukaba dufite ibindi. Ni nk'uko mu isezerano rya kera ari ukuntu Kristo yavugwaga, ariko ukuri aje, mbese mbere hari amashusho, hanyuma amashusho avaho ariyizira. Ariko kandi tukaza kubona mu nzandiko z'agakiza ko atari uw'umubiri, ahubwo Pawulo akatubwira ngo Kristo udakurikije iby'umubiri, niba Kristo ukurikije iby'umwuka, spiritual, Christ after the spirit, Kristo ukurikije iby'umwuka. Ariko kandi Kristo ukurikije iby'umwuka bikaza kutwereka the cosmic Christ, Kristo ukwiye isi yose. Ari nacyo tuza kubona muri iki gice cya 8 ko Kristo arenze ibisanzwe uko asanzwe azwi. So kubw'ibyo izi shift zose zabaye, hari intego nyamukuru tubona muri iki gice cya 8 duhishurirwa ku bijyanye n'abana b'Imana. Now nicyo gituma avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose n'abana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose n'abana b'Imana. Ntabwo ari kuvuga ngo tuyoborwe n'umwuka nibwo tuzaba abana b'Imana. No, hari umwihariko mu isezerano rishya iyo bije ku mwuka. Yarazwi nka ruach, numa, umwuka. Yagiye yitwa agaragara nk'umuyaga, umuriro n'ibindi nk'ibyo, ndetse anavugwaho nk'umwuka wera uko tubibona mu isezerano rishya. Ariko hari umwihariko avugwamo, avugwa nk'umwuka
nicyo gituma ndaza gusoma iki gice cyose muraza namwe kubyivumbura, namwe niyo wasoma icyo gice cyose uraza gutangara. Iteka ryose uko ari kuvuga umwana hazamo umwuka, ndetse akanavuga ngo n'uwo mwuka unaguhamiriza ko uri umwana. Hari ikintu kidasanzwe ku mwana n'umwuka. Iki kidasanzwe ni iki? Iyo tuje mu isezerano rishya, ashaka kutwereka ngo umwuzuro w'umwuka wera, umwuzuro w'ubumana bwose n'umwuzuro w'ubumuntu bwose ubonerwa mu mwana. Iki ni ikintu gikomeye, kuzura kw'Imana kose, kuzura k'umwuka wera kose, kuzura k'umuntu kose kubonerwa mu mwana. Ku buryo iyo uri kuvuga ngo uri umwana, biba bivuze ngo uri umwe n'uwo mwuka, kandi wuzuye Imana, kandi ubumuntu buruzuye. Ubumuntu ntibwuzura, mbese anthropologie, amateka ya muntu, umuntu yamye ashakisha ikintu gishobora kumwuzuza. N'uyu munsi hari ibintu twifuza. Kimwe mu byo twifuza ntabwo ari ibyifuzo bisanzwe, ndabikubwira, bisanzwe twese dusangiye, tutitaye aho uba, inkomoko, aho utekereza, icyo utekereza kuri cyo. Hari ikintu twese twisanga dushaka, the belonging. Ngira aho mbarizwa, ngire identification, ngire nanjye aho mba, wenda umuryango cyangwa se inshuti, cyangwa se kumva hari itsinda ry'abantu bakuri hafi, gukundwa, kwakirwa, kwemerwa, to be accepted, acceptance, kwemerwa. Ibi bintu ni ibintu human beings, ibiremwa muntu bifitiye inyota, bikururwa nabyo. And ibi bintu impamvu byose nari mvuze ngo nicyo gituma ukuzura kw'ibi byifuzo biri naturere bisanzwe bibonerwa mu kuvumbura no kumenya kuba umwana icyo ari cyo. Nibwo uvumbura ko wuzuye, wuzurira mu kuba umwana, wuzurira mu kuba uwo nguwo. Kandi iyo wuzure mu kuba umwana, uba uri umwe n'umwuka, turaza kubibona, kandi uba wuzuye data wese. Nicyo gituma kuba umwana nirwo rwego ruhanitse rushoboka. Iyo uri umwana rero bishatse kuvuga ngo wuzuye data wese, wuzuye umwuka wera mu mwuzuro we, kandi ubumuntu buruzuye. Uranyuzwe ku rwego rungana n'Imana yatekerezaga ko umuntu azaba ameze, akanyurwa. So kunyurwa kwacu kuri mu kuba Imana yagambiriye kera cyose. Iyo tukibaye icyo tukivumbuye, turanyurwa birenze ukwemera. Ariko kandi si ukunyurwa, nibwo umuntu aba ashyitse. For the first time, aribwo bwa mbere, nibwo umuntu aba yuzuye. Anthropologically rero turi kuvuga mu nkomoko z'abantu n'amateka y'abantu, ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu aba adashyitse kugeza igihe abaye icyo yaremewe kuba cyo cyose. Icyo yaremewe kuba cyo cyose cyangwa icyo yashyiriweho nta kindi, ni ukuba umwana. Icyo twaremewe kuba cyo cyose ni iki? Ni ukuba abana. My God, naringiye kuvuga ngo ni igihembo, sigi ni ineza y'ubushake bwa data yahisemo kutugira abana. Kuba abana ni umugisha, ni umugisha, ni umugisha. Niko kuzura kose kuba umwana. Kuko iyo uvuze ngo uri umwana, ushatse kuvuga ngo data kurimo, uwakubyaye akurimo wese, n'umwuka uramwuzuye, kuko yitwa mu isezerano rishya umwuka w'umwana, the spirit of the son. Uyu ni nawo mwuka utuma koko tuba abana. Muri makeya, ni umwuka utuma twumva uwo mubatizo wihariye, mbyite kubatirizwa mu kumenya kuri umwana. Iki ni ikintu kidasanzwe, kuko uyu mwuka atuma wumva the belonging, uhita wumva bwa busabane bwawe na data koko muri umwe. Hari ikintu akumvisha. Uko nguko rero nicyo gikomeye n'umwuka wera yagombaga gukora. The highest work of the spirit, umurimo ukomeye w'umwuka yagombaga gukora, is to make sure ngo ni ugutuma twuzura tudashidikanya
ko turi abana. Now, icya mbere atangiye avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. So icya mbere ubwo ari guhuza kuba umwana no kuyoborwa n'umwuka. So which means tujya kuba abana tuba dufite n'umwuka. Ngira ngo ubushize dusoma mu Befeso, iyo ukomeje mu mirongo y'epfo guhera ku gice Abefeso igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere, akomeza akatubwira ngo tumaze gucungurwa he sealed us with his spirit, aduhaho umwuka wo nk'ingwate, aduha umwuka we. So iyo umaze gucungurwa uhabwa umwuka. So ntabwo umwuka, ntibishoboka ko waba uri umwana udafite umwuka. Ntibishoboka ko uwo mwana nawe udutakisha nk'uko turi kuza kubibona tuvuga data cyangwa aba data. So uwo mwuka mbese wumve presence ye kubaho kwe gutuma twumva tubatijwe mu kuba abana. Kandi iyo tubatijwe mu kuba abana nicyo Kristo yari ari cyo cyose, yari umwana w'ikinege wa se, ubwo tuba tubaye icyo Kristo ari cyo cyose, kandi ubwo tuba tubaye icyo data ari cyo cyose. Ibi bintu nibyo umwuka wera. Ni nacyo cyatumye ibyanditswe bitubwira ngo uwo naza azenda ku byanjye abibahe, azanyubahiriza, kuko ibyo data afite byose ni ibyanjye. Umurimo we ni ukubamishurira, ni ukubanyereka, ni ukubazingira muri njye, ni ugutuma uko kuri gusobanuka, kuko nawe niwe nibyo byishimo bye. Intego ni ukuzana umwana w'umuntu mu busabane hagati ya data n'umwana, bikaba data umwana, data umwana. Ibyo bintu bikamuhindurira kamere, bikamugira undi mushya. Iyo yari intego y'Imana y'igishushanyo mbonera cya data kuva kera isi itararemwa. So abayoborwa n'umwuka w'Imana rero bose ni abana b'Imana. So bishatse kuvuga ngo umwuka wera niwe uyobora abana, kandi nanone ni igihamya cy'uko abana bayoborwa n'umwuka. Iki ntushobora rero gutandukanya abana n'umwuka. Umwuka ni umwuka w'abana. Nimvuga umwuka w'abana si abana basanzwe, ndi kuvuga ngo is the spirit of the son or sons. Abana b'Imana niwe utuma tuba abana nk'uko bikwiriye. Mbese twumva igikorwa cyo kuba umwana n'igisobanuro cyacyo ku bw'uyu nguyu. Ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. Uyu mwuka tubatiriza kumva uburyo turi abana, dufitanye isano na data. Iyo atari cyo wiyumvamo, isano ufitanye na data, hari ikikubaho. Hari ikindi cyitwa umwuka udusubiza mu bwoba. Ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Niba muri kubibona, ari kuvuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba. So habaho niba umwuka wera atubatiriza mu kumenya ko turi abana, our minds, intekerezo zacu zikuzura uko kuri, ubumuntu bwacu bwose bukuzura uko kuri ko turi abana. Ntabwo ari ibintu wemezwa n'ibitabo, si n'ibintu wemezwa n'abantu benshi. Ni umwuka w'Imana uhinduka umwuka w'umwana, utubatiriza mu kuba abana, kandi kikaba ikintu gikorwaho. My goodness, reba icyo avuga ngo uwo mwuka rero utubatiriza mu kuba abana atandukanye. Igihe umuntu atabatirijwe mu kuba umwana, niyo ntandaro y'ubwoba n'ububata bwose. Birumvikana, niba utari aware, atubatiriza muri awareness of our sonship, kumenya ko. Uku kumenya si ukumenya bisanzwe, ni ukumenya tubashishijwe rwose n'umwuka w'Imana, kubyumva mu buryo ndengakamere. Iki ni ikintu gikomeye, tubashishwa n'umwuka w'Imana. Now, aravuze rero, iyo bitameze gutyo haba hari ikindi. Hari ibindi wuzura ubwoba. Ubwo bwoba nabwo bushingiye kuri mistaken identity. Kubera ko iyo uwo mwuka agufashije umenya ko uri umwana, iyo utazi ko uri umwana rero hari ibindi ubuzi. Ibyo ubuzi uko byaba bimeze kose habamo ububata n'ubwoba. Saravuga ngo ntabwo rero yaduhaye umwuka w'ububata udusubiza mu bubata
mu bwoba. Ubwoba niyo emosiyo ya mbere, nicyo cyiyumviro cya mbere gishobora kuba gifite ubukana bwo gucecekesha, guparariza ubushobozi n'ibindi byose umuntu ashobora gukora. Fear, ubwoba ni ikibazo nyine gikomeye cyane, ariko ari kutwereka ngo ntabwo hari ikiba kibura. Burya ubwoba buhari kuko hari ikibura, nawe ubundi ni bwakabaye ikibazo yaba twari twuzuye umwuka uduhishura ko turi abana. Ariko le fait ko tutazi ko turi abana, ubwo nyine hari ikibura. Icyo kibura kigatuma habaho ubwoba. Igihe yavugaga ngo urukundo rwuzuye rutumara ubwoba bwose, nuko urukundo rw'Imana ruri mu kutugira abana. Iyo atugiza abana tukamenya uburyo yadukunze akatugira abana, bitumara ubwoba bwose, biduha amahoro n'ibyishimo, biduha gushira amanga no kwidagadura no kwisanzura, ariko kandi no gushobora gukora ibintu bidasanzwe biturutse muri ayo mahoro, biturutse muri uwo mudendezo no kumva tutabangamiwe. Hari ikintu gikomeye, hari ikintu cyitwa freedom. Freedom ni umudendezo. Mu isi yose, mu mateka yose, iteka ryose iyo abantu babujijwe umudendezo bishobora kumara igihe runaka, ariko abantu ntibabyihanganira iteka. Hagomba kubaho abagira gutya bakarwanira umudendezo wabo. Umudendezo ni ikintu gikomeye. Nicyo gituma hano rero uyu mwuka utuma tutaba mu mudendezo asa naho aba dushyize mu bubata, ariko uyu mwuka utuma tumenya ko turi abana uwuduha umudendezo. Nawe wari uzi ko iyo ufite umudendezo ari bwo uba productive, ari bwo ushobora gutanga umusaruro cyane kurusha iyo uri mu bubata, kuko hari ibirekurwa muri wowe iyo ufite umudendezo, hari ibifungwa iyo nyine ufite udafite umudendezo. So ubu bwoba busa n'ubufunze umuntu ndetse n'ububata, bigatuma hari ibitarekurwa mu buzima bwe ntazigera abimenya. Nicyo gituma tubwira ngo ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana. So hari umwuka uhindura abana b'Imana. Ubwo nivuga uduhindura abana b'Imana, ntabwo umwuka ari we waje ngo apfa azuke, ni Kristo wabikoze, ariko ari kuvuga ngo niwe udufasha ko bino biba experiential, bibi bikorwaho, bibi bifatika kuri wowe. Mbese atuma bitaba igitekerezo, atuma biba bizima kuri twebwe. Zaravuga ngo ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data, aba 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 aba. Iri ni ijambo riri mu Kinyaramiya. Iri jambo nabisobanuyeho mvuga ko ni ijambo rifite kumvikana nk'ibirenze kuvuga data, papa bisanzwe. Ryari ijambo ngo risobanura urwego rushoboka rubaho rwo kwegerana. So data byasonaga nk'ikintu kiri deep, cy'imbere, cy'indani. Si ibi ngibi uvuga ngo Imana ni data, nta nubwo ari uko nguko babivuga, ku buryo abo mu kinyejana cya mbere batangiye guhishurirwa ibi ngibi, batangiye kujya nk'uko bahumetse basohora umwuka binjira bakavuga ngo aba data, aba, bavuga ngo mbese bari bavumbuye ko Imana ari data. Kuki? Cyari igitangaza kuko bari basanzwe bazi Imana, ntibari bazi data. Mbese bari bayizi nk'Imana batayizi nka data. So ngo umwuka wera hari ikintu adukorera, ngo atubatiriza mu kumenya ko turi abana kugeza ubwo adutakisha. And we feel, tukumva uku gutaka cyangwa iyi communication iva imbere muri twe, dufite kwemezwa kutagirwaho impaka ko turi abana. Imana ishimwe ko turi abana, ko turi abana. You just know, urabizi kuri umwana. Oh my God, umwuka aduhamiriza, aradutakisha, tugatangira kujya tutavuga ngo Mana, tukavuga data. Aho kubona Imana nk'ikinyabuzima gifite imbaraga gitura ahantu utazi, ukamenya he is my father.
I'm telling you, ndakubwiza ukuri, Imana ni papa wacu. Iki ni ikintu gikwiye kuba persone. Ubundi iki ni ikintu cy'umuntu ku giti cye. Ni wowe ububizi. Niba ufite nk'umupapa, umubyeyi w'umupapa, ni wowe ubizi iyo sano mufitanye, niyo ubimuhamagariye uburyo wiyumva. Nanone mubyumve ko ibi bintu impamvu binakomeye, hari ubushakashatsi bwerekanye ubushobozi bwinshi bw'abantu bagiye baba ibihangange hirya no hino, ngo bakabona hari ikintu cy'icyita rusange bari bafite. Icyo kintu kikaba cyari umubyeyi w'umugabo cyangwa se undi ufite a father figure umeze nk'uwo mubyeyi, kuko bose ntibafite ababyeyi, ariko uwaba nk'umeze nk'umubyeyi kuri uwo, bagiye baha endorsement, basa bashyigikiye abo bana. Noneho babashyigikira ngo uwo mwana agakora ibirenze ukwemera, atari gukora adafite icyo gitsikamutima cy'uko ari umwana. Icya kabiri, ashyigikiwe na se, kuko amukunze, akavuga mwana wanjye wabishobora, mwana wanjye wabishobora kandi ndagushyigikiye. Iki ni ikintu gikomeye. So hari ubushakashatsi bwerekanaga ko harimo abantu benshi bafite success kugeraho mu byo bagezeho mu buzima bidasanzwe, n'ibyo bakoze bidasanzwe, byaraturutse ku kuvumbura, ku kuba hari umubyeyi wamushyigikiye akavuga ndi kumwe nawe kandi ndagushyigikiye. Iyi endorsement igafata mu mutima wabo, bikabyara umusaruro w'akataraboneka. So hari ikintu kidasanzwe rero muri iyi. Aranavuze ngo umwuka aradutakisha, atwinjizayo ku buryo duhita twumva data, nuko dukunda, nuko dushyigikiye, nuko nguko. Ibyo bwabyo bibyara iby'akataraboneka mu buzima bw'uwo wabifashe byacengeyemo. Nacyo gituma niba mureba contraste, turebe icyo yavuze hejuru gake kinyuranye n'icyo, ngo ni umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata. Ubwo bisa nkaho hari ukuvumbura ko data ari data bimara ubwoba, kandi bishyigikira umuntu mu buryo bw'akataraboneka. Nanone kubibura bikaba byatera ko umuntu ashobora kubaho mu bwoba, ntabe yaba icyo yagombaga kuba cyo cyose. The endorsement of the father, kuba ashyigikiwe na data, kuba ashyigikiwe na papa. Iki ni ikintu gikomeye. Ndikubwira ngo Imana ntikiri Imana gusa, ni na papa. Kandi ubwo ari papa, ukuri nuko aragushyigikiye, ari muri wowe kandi ari kumwe nawe. Kuba umwana ni umugisha ukomeye cyane. Saravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. So umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Navuze ngo si ibintu usoma mu bitabo, ni ibintu umwuka w'Imana ahamanya nawe igihe umenye neza Kristo yankoreye iki, yangize umwana. Icyo nicyo gishushanyo mbonera cya data. Ubwo ndi umwana ntabwo ari igitekerezo cyiza, hari umwuka, a spirit, uhamanya n'umwuka wanjye ko ndi umwana w'Imana. Ibyo si ibintu, nta nubwo ari kuvuga ngo umwuka ahamanya n'ibitekerezo byanjye cyangwa ahamanya n'ibyo niyumvamo. Ushaka kutabyiyumvamo, ariko umwuka ahamanya deep mu mwuka wawe yuko uri umwana w'Imana. Ndi kuvuga ngo mu isezerano rishya, iki nicyo gikomeye turi kubona umwuka akora, is to ensure, ni ugutuma twiyumvamo, duhamirizwa, tudashidikanya kuko turi abana buzuye data
kandi akaba ariko turi. Hari icyo gihamya, hari ibyo bihamya by'umwuka w'Imana bihamya ko ariko turi. Iki ni ikintu gikomeye cyane mu isezerano rishya. Umwuka wera, abantu bamuziho nyine nk'impano. Murabizi impano z'umwuka. Ibi bintu by'impano z'umwuka, uzi impamvu umwuka yari ashaka kuduhamiriza ko turi abana? Nuko mu mwana nta mpano n'imwe uhabura, ndetse nta n'imwe ikenewe yindi itari muri we. Muri make ntayibura, nta n'iyongeyemo. Icyuzuye data kiramwuzuye. So kuki umwuka yaraduhamiriza ko turi abana? Nuko ni rwo rwego ruhanitse kugeza ubundi tubayeho nk'abana, tugiye tubaho nk'abana bahishuwe. Ntitwaba dukeneye impano z'umwuka, kubera ko twaba turi kugendera mu kuzura kw'Imana kose 100%. Iki ni ikintu gikomeye kandi ni umugisha utangaje dukwiye kwishimira, ko twahinduwe abana b'Imana. Ariko ngo umwuka wera niwe ubihamya muri twebwe, niwe ubishimangira, niwe ubishyiraho kashe, niwe ubitwumvisha, niwe ubihindura ibikorwaho. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Nagira ngo urebe akitso ngo ndetse turi abaragwa b'Imana. Muzi icyo ari kuvuga ngo turagwa Imana? My God, turi abaragwa b'Imana, bivuze yuko icyambere Imana iduha ari yo ubwayo. Noneho akatubwira ngo niba muri kubihakana, turi abaraganwa na Kristo. Mu yandi magambo, Kristo yaravuze ngo mbonye ababonye data, nuzuye Imana. So ngo niba tugiye kuragwa nk'uko Kristo yarazwe, ubwo tuba turazwe Imana ibitwisangije mu yandi magambo. So iki rero nicyo gikomeye. Niyo mpamvu navuze ngo abana umurage wabo wa mbere ntabwo bakwiye kuwurebera muri material possessions, n'ibyo batunze ku isi cyangwa badatunze, cyane ko navuze ngo ibyo ngibyo biraciriritse cyane ko twahawe kubitwara. So kuko twahawe kubitwara, byo si byo bikomeye. Twahawe ibikomeye biruta ibyo ngibyo, ari byo kuhabwa Imana. Imana yaratwihaye yose. Ngaho mbwira, ubundi Imana ikwihaye yose, ni iki kiba gisigaye? Ni iki waba usigaje? Nta kintu na kimwe waba usigaje, kuko yose ubwayo yanakwihaye. So umwanditsi aratubwiye ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, abaraganwa na Kristo, niba tubana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. Iri jambo rivuga ngo turabaragana na Kristo ari gushaka kuvuga ngo terike uko Kristo yarazwe ni nako twarazwe. So the same Yesu ubwe yari umuragwa, the heir of God, umuragwa w'Imana. Icyo yarazwe ni iki? Yarazwe umwuzuro wose wa data w'Imana. So uko yarazwe ni nako natwe twarazwe. So yarazwe iki? Nicyo twarazwe. Nk'ubu ngubu duramutse twicaye aha tukavuga actually Yesu yarazwe iki? Yeguriwe byose, yahawe byose. Ariko ubwo guhabwa byose, kuko Imana ariyo nyiri byose, iramutse ikwihaye nta kintu na kimwe ibisize itaguhaye. Ndagira ngo urebe ngo avuga akandi gace ngo turabaragana na Kristo, niba tubana nawe ngo duhabwe ubwiza nawe. So ibi byo kuvuga kubana nawe duhabwe ubwiza nawe, ntabwo yavuga noneho tubabare nk'uko Yesu yababaragoya. Yararimo avuga igihe yaragiye kubabazwa ku bwacu, cyangwa kubabazwa nyamara twari turi muri we, kuko yaragiye gupfa ku musaraba. So uwo mubabaro wabaye kuri Yesu adutwaye, natwe turababarana
nicyo ari kutwereka ngo burya umurage tuwuhabwa mu muzuko. Kubera iki? Kuko tubabarana na Kristo ku musaraba, tujyana nawe ku musaraba, twinjirana nawe mu rupfu, cyangwa yinjira mu rupfu twari turimo. Hanyuma iyo azutse tugahabwa umurage cyangwa tukazamurwa mu bumana, kuko Yesu yarazamutse yicarana iburyo bwa Data. Iryo jambo iburyo bwa Data ni umwanya w'icyubahiro wose wa Data. Ubwo kuko yazamutse natwe twarazamukanye, aricyo yise noneho namwe murazwe ibyo yari afite. Ntabyo mwari mufite, none murabihawe mubiheshejwe n'uyu Yesu waje akabatwara akabashyira mu Mana. Uyu munsi Imana ikaba muri mwe, namwe mukaba muri yo, mukaba mwararazwe Imana. Icyo nicyo yita umurage w'abana. Kuba wuzuye Imana bikugira umwana wayo. Umwana w'Imana ni uwuzuye Imana, ni nawo murage ukomeye twahawe uruta indi yose, kugira ngo abe ari wo utuganza kandi abe ari wo duturamo. So nicyo gituma avuga ngo mbonye yuko noneho imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. So iri jambo imibabaro ryerekanaga challenges, ibintu bitandukanye abantu bahura nabyo. Well, ndanakunze hano Paul yarimo yerekana ngo ibyo ntibivuze yuko abantu badahura n'ibibahinyuza bitandukanye. So Paulo muri uku kwandika ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe, tunabyibuka ko iki gihe anandika cyari igihe cya persecution, cyari igihe cy'akarengane k'itorero. Sabera barimo barenganywa, barimo bicwa bazira ibyo bizera, bazira abo bari bo, bazira ko bahisemo Kristo Yesu. Harimo rero akarengane gakomeye cyane barimo bagirirwa bahura nabo. Naho ko kurenganywa kwahozeho n'uyu munsi biracyahari hirya no hino. Hirya no hino ubwo ntabwo bivuze aho utare, naho uri hari ukurenganywa gukomeza kubaho. Ndetse uretse n'ibyo hari noneho external afflictions, ni ibindi bintu bitandukanye by'inyuma bibaho by'umubabaro itandukanye, inkuru zimeze gutya by'abantu bacamo bitandukanye, bitewe n'abantu, bitewe n'ikirere n'ibindi nk'ibyo. Aravuga ati mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Iri jambo ngo ntibikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, ubundi muri King James Version, ubwo muri version nyayo ntabwo ubundi havuga ubwiza tuzahishurirwa nk'aho hari ubwiza nyine tuzahishurirwa nyine igihe runaka. Oya, ahubwo iri jambo nusoma haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa muri twe. Ubwo iyo version y'icyongereza itandukanyeho n'ikinyarwanda. Ubwabyo nibishaka kwereka ngo ubwo bwiza buri muri twe. You see? Naho bitandukanye naha aho uvuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. So icyo gihe nibwo umuntu avuga ati reka twihangane, umunsi umwe tuzajya mu ijuru, umunsi umwe Imana izaduhoza amarira n'ibindi nk'ibyo. Well, ibyo ntacyo bitwaye byo kujya mu ijuru no guhozwa amarira, ariko hano si cyo binavuga. Hano ari kuvuga ngo hari ubwiza bwahishwe muri twe. Aravuga ati nawe umunsi mwahishuriwe ubwiza buri muri mwebwe, icyo gihe hari ikizabaho. Aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe, aravuga ngo izo afflictions z'inyuma, ayo makuba atandukanye, ibyo bintu bitandukanye mucamo, ngo ntaho bihurira n'ubukana bw'ubwiza iyo bwahishuwe muri wowe. Na ubwiza bwahishuwe muri wowe ni ubuhe? N'iryo sangizwa ry'Imana iri kikagisangiza wowe. Ndagira nkwibutse cyanditse ko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, bityo ubwo bwiza buri imbere muri twebwe. Imana ishimwe cyane kubw'ubwo bwiza buhishwe muri twebwe. Aravuga ngo ntabwo mbonye ko imibabaro y'iki gitagereranywa n'ubwo bwiza buzahishurwa. Hari ubwiza buri muri wowe bugomba guhishurwa. Ubwo bwiza buzahishurwa ryari?
ngira ngo nibyo akomeza kutwereka, akomeza kuvuga, avuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, ubwo muri make ubwiza buzahishurwa muri twe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza buzahishurwa muri twe. Si uyu mwanditsi ari kwerekana ko ari ubwiza bwishwe muri twe kandi bugomba guhishurwa bukaza ahagaragara. Now, kandi akavuga ngo ubu bwiza buhishwe muri twe umunsi bwaje ahagaragara buzamira, buzazimya, buzacecekesha icyo twabonaga nk'amakuba ndetse na challenges cyangwa ibisa n'ibiduhinyuza biri inyuma, biburizwamo kubw'ubwiza busohotse buvuye imbere. Paul amavuga iki rero? Ni muri iyi context biri chronologique. Hari iki ni igitekerezo gikomeza, ntabwo gikwiye kugarukira ko gikomeza kugeza ku 23. None nicyo gituma tubwira ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Iri jambo gutegerezanya amatsiko ni ijambo ryakoreshejwe rimwe, ritongeye gukoreshwa ahandi hose mu nzandiko za Paul. Iri jambo gutegerezanya amatsiko avuze ngo ndetse n'ibyaremwe byose. My God, ibyaremwe byose ngo nabyo bitegerezanya amatsiko. Iri jambo rishatse kuvuga ngo ni ukuba uhagaze umeze nk'ufite amashyushyu, ugahagarara ku mano yawe, ukareba hakurya, usa n'uwifuza kugira ngo nihagira uhinguka, hari umuntu utegereje nahinguka ushobore kumubona, kuko nta kindi kiri mu mutwe wawe, n'uri kwitegereza n'uwo ushaka no kubona. Icyo ushaka ni ukumubona, icyo ushaka ni ukumwitegereza. Iki ni cyo nyine kiri mu mutwe wawe. Ni gute ndi bumubone? Ndi gute ndi bumubone? Nicyo ari kuvuga ngo gutegerezanya amatsiko ni igihe umutima wawe uri ku kintu kimwe, nta kindi wibwira keretse kwibwira kimwe: ese koko araza ryari? Bigatuma unahagarara ushize amano yawe, akaba ariyo uhagararaho, usa n'urunguruka, umutima wawe utari ku bindi, uri ku kintu kimwe, ushaka kubona icyo ushaka. Nicyo avuga ngo ibyaremwe byose ngo bitegerezanye amatsiko. Akoresha iri jambo nanone riba ku bana, abantu nibo bagira amatsiko. Ngo aya matsiko bifite ibyaremwe byose, mbese vuga, reba nk'ibyatsi cyangwa ibiti, ngo byose bihagaze ku mano, biri kuvuga ngo hari ikintu dutegereje, hari ikintu dushaka kubona, hari ikintu dushaka kugeraho. Kiri hehe? Bidahumeka, bidasinzira, bitari bube distracted, bitari bwemere ubirangaza, bishaka ikintu kimwe. Nicyo yita gutegerezanya amatsiko. Niryo jambo akoresha hano ngo ndetse n'ibyaremwe byose. Hano duhise dusimbuka tugiye muri cosmic Christ, kuko hano ntabwo ari kuvuga ngo hari abantu babizera bake bategerezanya amatsiko. Ntabwo ari kuvuga ngo hari itsinda ry'abantu bake bari kubisengera. Hano aravuga ngo ibyaremwe byose. Si ibyaremwe byose, ni gute bifite amatsiko? Ni iki bifitiye amatsiko? Ni iki bitegereje? Ni iki bishaka? Ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko, bifite iyo nyota, bifite iyo nzara, hari icyo bishaka kubona. Ni iki bishaka kubona? Nicyo umwanditsi atubwira ngo bitegereza amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Guhishurwa kw'abana b'Imana. Muzi mu yandi magambo icyo ari kuvuga? Ngo buri cyaremwe cyose kiri kurunguruka gihagaze ku mano yacyo, ngo kivuga ngo abana barihe, abana barihe, abana barihe, abana barihe. Noneho bamaze kuba abana, le fait ko bataramenya kuba abana icyo bivuze, barasa naho bagihishwe. Noneho uko bahishwe
ngo ibyaremwe byo bitegerezanya amatsiko ku kintu kimwe, nta kindi, ntibirangaye, nta kibirangaza. Biravuga biti abana barihe? Muri make ngo umunsi abana babonetse nabyo bizahita bibimenya. Iyo ari ikintu kimwe utegereje, ari cyo uhagaze utegereje, iyo kibonetse uhita uvuga uti kirabonetse koko. Ariko igihe cyose kitaraboneka umutima ntutuze. Mwari muzi ko ibyaremwe byose hano ku isi bitegereje ikintu kimwe, ngo umunsi abana bazahishurwa. Kubera iki rero kuba umwana no gusobanukirwa ibi bintu ari ingenzi? Nuko niba abana badahishuwe, hari ibintu bizakomeza kugaragara bidafite igisubizo cyabyo by'iteka ryose. Ndagira ngo urebe umurongo ukurikiraho, aravuga ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Now, aho ushobora no kubona ko ari akarengane. Ibi byaremwe ngo byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, what does it mean? Bishatse kuvuga iki ngo byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro? Ngo icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'Uwabishyizemo, in hope, yiringiye. Ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro byari gute, hehe? Ni iki gihe byabereye? Byabereye ku gihe cya Adamu. Byabaye Adamu amaze kugwa. Kuki nabivuzeho gake ubushize, ni kuko Adamu yabumbabumbwe mu butaka bwo hasi, byitwa urukoba rw'isi cyangwa uruhu rw'isi, ubutaka. Now, umuntu yaremwe mu rukoba rw'isi cyangwa uruhu rw'isi kugira ngo ibyo byaremwe bibe summed in him, bihinirwe muri we, bikusanyirizwe muri we. Now, ubwo ibyaremwe byakusanyirijwe muri Adamu, umunsi yakoze icyaha, umunsi yaguye, nabyo byaragoye. Ingaruka zageze ku bidukikije cyangwa ku byaremwe byose. Nicyo gituma nawe atubwira ngo kuko ibyaremwe noneho bitegereza amatsiko, dushobora ko abana b'Imana noneho kubera iki? Kuko ibyo byaremwe biri mu bubata bw'ibitagira umumaro. Bakatubwira ngo si byo byishyizemo, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'Uwabishyizemo. Ninde wabishyizemo? Naho hano hari ibintu bibiri tubona. Nibyo koko data yari abizi ko Adamu azagwa, ariko kugira ngo bigwe byatewe no kugwa kwa Adamu, kuko ni wari ufiteho ububasha, ni wari ubifiteho imbaraga. Ikiri bube kuri icyabaye kuri shebuja nibyo byabaye kuri ibyo bigaragu, n'ushaka kubyite ibyari bishinzwe bigomba gutwarwa nawe, byose byagize ingaruka. Byagize ingaruka kubw'icyabaye kuri uyu wari ubitwaye. Iki ni ikintu gikomeye. Fata ibyaremwe byose ubigire nk'abagenzi, maze Adamu mugire nk'utwaye bisi. Aho iyo bisi ayitwaye, aho iyo modoka ayitwaye, aho agiye niho abagenzi bari muri iyo bisi bari bujye. Uko niko byagenze. Aravuga rero, iyo umuyobozi utwaye imodoka batwaye aho, ntabwo bivuze ngo ubwo bagiyeyo ni ubushake bwabo. Saravuze ngo ibi byaremwe nabyo byisanze atari ubushake bwabyo, kwisanga biri mu bubata bwo kubora. Akoresha ijambo the corruption, ijambo ryitwa kubora. Kubora ari gushaka kuvuga urupfu, kubora ari gushaka kuvuga gusaza, kubora ari gushaka kuvuga kubora, kubora ari gushaka kuvuga ngo ikintu nticyagumaho iteka, nta burame kifite, ntabwo gihoraho, gifite amadefo, gishobora kwangirika, ni ikimeneka, ntabwo gifite bwa buzima buhoraho. Hari ikibura muri iki kintu, hari uburyo kituzuye, hari uburyo kiri kubura imprint, kiri kuburaho kashe y'umuremyi, hari kashe iri kuburaho y'iteka ryose. Impamvu iki kibura ngo ni ukubera byaguye mu bubata bw'ibitagira umumaro, byisanze biri muri corruption y'urupfu, muri corruption yo kwangirika. Now, uku kwangirika rero ari kuvuga ni uburyo ibintu byose byahise bihinduka umunsi Adamu yahindutse. Naravuga ngo icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'Uwabishyizemo, yiringira. So now, Imana ishimwe ko hariho igishushanyo mbonera. Muri icyo gishushanyo mbonera cyariho mbere, hakaba haraje uwitwa Adamu. Amaze gukora icyaha, agusha ibyaremwe byose byisanga mu bubata bw'ibitagira umumaro. Bibiliya iravuga ngo hari ibyiringiro, there was hope,
hari ibyiringiro. Ibyiringiro ni ibihe? Hazaza Kristo, hazaza umukiza, naza azatuma ibi bintu byose bicurukuka, byari byaracuramye bicurukure. Ukuza kwe yagombaga kugira abana ngo abo bana bagire ububasha ku byaremwe byose, bagire ububasha ibibabaho bibe no ku byaremwe byose. Ibigiye kuba ku byaremwe biraza gukomoka ku bibaye ku bana, kuko abana ari bo bafite ububasha ku byaremwe. Mwibuke batubwiye ngo bitegerezanya amatsiko, bitegerezanya amatsiko uguhishurwa kw'abana. Reka wumve ibi, ngo kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'Uwabubishyizemo, yiringira. He had hope, with hope, in hope. Yari afite ibyiringiro, yari afite ibyiringiro. Ibyiringiro ni ibihe? Ngo yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. My Jesus, umudendezo w'ibyaremwe byose uri mudendezo w'abana b'Imana. Umudendezo w'ibyaremwe byose uri mu mudendezo w'abana b'Imana. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'Uwabishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Umudendezo w'abana b'Imana bihwanye n'umudendezo w'ibyaremwe byose. Ukubura umudendezo w'abana b'Imana bihwanye no kubura umudendezo w'ibyaremwe byose. Mwumva ibyaremwe biri kudepanda ku bizaba ku bana b'Imana. Abana b'Imana umudendezo wabo nibyo byiringiro. Ngo Uwabishyize mu bubata hari harimo ibyiringiro yuko bizajoyininga, bizasangizwa umudendezo abana bahawe. Niki bivuze umudendezo? Ngira ngo twabibonye haruguru yuko iyo twimenye nk'abana, umwuka rero utubatiza mu kuba abana, aradutakisha ngo aba data, data, data. Kandi ngo uwo mwuka utandukanye n'umwuka w'ubwo budusubiza mu bubata. Kandi ibyo ngibyo bikaba bivuze ngo niba tutari mu bubata turi mu mudendezo. Umudendezo w'abana b'Imana ni ukumenya bidasubirwaho umurimo wose wuzuye wa Kristo Yesu. Iki nicyo atwigisha, yuko umudendezo uzaba ku bana niwo mudendezo w'ibyaremwe byose. Now, aravuga ngo kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Ijambo kuniha nanone ni ijambo rikorwa ku muntu. Ni sigh, deep sighs. Ni uburyo ushobora kuba uri kuniha ururimi ntuvuge, ariko mu by'ukuri wakozweho bidasanzwe. Uyu muniho ngo uri mu byaremwe byose, uri no ku byaremwe byose. Ngo binira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. So uhereye igihe yabivugiraga, yabyandikiraga, na n'uyu munsi aravuga ngo haracyari umuniho w'ibi byaremwe. Pawulo yashoboye kumva n'umuniho w'ibyaremwe. Ibi bintu byose ngo biri gushaka iki? Biri gushaka iki? Cya gishushanyo mbonera, wa mugambi w'Imana, abana, bana b'Imana. Kugeza igihe abana bahishuwe, batojwe education, bakamenya what it means to be sons, kumenya abana, haracyari umuniho w'akataraboneka uzakomeza kubaho. Kandi nta bindi byiringiro by'ibyaremwe byose keretse
mu mudendezo w'abana. Sons bivuga ngo abana nibo bafite prerogative, ubutware bwose ku byaremwe. Ntabwo ibyaremwe bakwiye kuba babikorera, birabakorera. Ntabwo ibyaremwe babidepandaho, nibyo bibadepandaho. Ariko igitekerezo cyo kuba umwana nicyo nyamibwa, nicyo kibanziriza ibindi byose. Uyu mwanditsi aravuga ngo ariko si byo bisa, ahubwo natwe bafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Aravuga ngo the fullness, kuzura ko kuba umwana w'Imana, bishatse kuvuga gucungurwa kw'imibiri yacu. Gucungurwa kw'imibiri yacu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga urupfu, igipfa cyamizwe n'ikidapfa. Ubwo ashatse kuvuga gutsinda urupfu mu buryo bukorwaho. Ari kuvuga ngo umunsi abana b'Imana bahishuwe, mu yandi magambo urupfu ruzaburirwa irengero. Ari kuvuga ngo impamvu urupfu rukimye rutwara nuko abana batarahishurwa. Ari kuvuga ngo hazabaho guhishurwa kw'abana, ariko guhishurwa kw'abana kuzaba gute? Ari abana bazahishurirwa rimwe mu mwana. Iki ni cyo kintu gikomeye, ndetse Pawulo ari kwandikira mu gice cya 8 gihatse ibi bintu byose, ngo the end of the sons of God is immortality. Iherezo ry'aba bana b'Imana ni ukudapfa. Ni igihe ubugingo n'umudendezo w'ubugingo bafite ariko gusangizwa n'Imana, icyo ifite cyose n'ikiri cyo cyose, ari byo byonyine babizi, ari byo byonyine bazi, ku buryo byimye muri bo. We reign, twima gute? Twima mu kumenya neza tudashidikanya ubumwe n'umwihariko dufite kw'ikiri muri data kiturimo, natwe iki turimo kiri muri data. Hari iyo soko idudubiza hagati yacu na data. Iki kintu nicyo yita ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho cyangwa ubu buzima bw'Imana nicyo yise kiduha umudendezo. Uyu mudendezo w'Imana, w'abana b'Imana, niwo yise igisubizo n'agakiza k'ibyaremwe byose. Ibyaremwe byose muri make ngo biremwa, byaremewe ngo bisangizwe, nabyo bisangizwe icyo twahawe. All creation, ibyaremwe igihe byaremwaga, byaremwe hakurikije forumu imwe. Forumu imwe yari Kristo. Now muri Kristo niho abantu baremewe, abantu baremwe mu ishusho ya Kristo. Ariko n'ibyaremwe bijya kuremwa, byaremwe hakurikije uyu ugiye kubirema, nanone biramuremerwa, kuko avuga ngo ni nawe byaremewe. So ibyaremwe byose ubundi nabyo byaremewe gusangizwa ibyo dufite. Ntabwo ari twe twenyine, kuko nicyo avuga ngo ariko si ibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunira mu mitima yacu, ariko atwereka ko ni ibyaremwe hamwe natwe. So ibyaremwe byose nabyo bigomba kurangira bisangijwe ibyo abana bafite. Abana bafite iki? Abana bafite umudendezo. Umudendezo ni iki? Nuko kumenya ko ibiva muri data ari byo bikurimo, ibikurimo ari byo bimurimo, muri umwe mu buryo budasubirwaho. Umwana bishatse kuvuga urwego ruruta izindi nzego zose. Data yakwisangije, nacyo yita umurage. Umurage ni ukukwiha, si ibyo aguha, ahubwo ni ukukwiha we ubwe. Uko kumwuzurana awareness, ubwo bumenyi buturuka mu mwuka w'Imana. Abyo yavuze ngo uwo mwuka aradutakisha Aba Data, kandi uwo mwuka niwo uhamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Murebe byose biragaruka ku kintu cyitwa umwana. Umwana w'Imana nicyo gisubizo cy'ibyaremwe. Umwana w'Imana nicyo gisubizo cya Data. Umwana w'Imana nicyo gisubizo cyangwa umusaruro w'iby'agakiza. Umwana w'Imana nicyo cyavuye mu rupfu n'ibise by'Umwami Yesu. Umwana w'Imana nicyo Data yashakaga kuva kera. Umwana w'Imana ni resulta za nyuma. Umwana w'Imana niko kuzura k'umwuka, kuzura kw'Imana, kuzura k'umuntu. Umuntu yuzurira mu kumenya ko ari umwana. Umuntu yuzurira mu kumenya ko ari umwana. Nanone umwana bishatse kuvuga ngo Data aramwuzuye. Nanone umwana bishatse kuvuga ngo umwuka aramwuzuye. Sons of God nicyo kigarukaho, icyita rusange. Intego nyamukuru ni ukuba umwana.
umwana w'Imana niwe gakiza konyine iyi si ifite, ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko. Kandi mwumve ngo biciye muri uyu mwana ngo ni naho hazaboneka intsinzi, aricyo yise gucungurwa kw'imibiri yacu, ngo umunsi twamenye the fullness of being sons, umwuzuro wo kuba umwana. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo umwana yuzuye ubuzima bwa data kugeza ubwo kudapfa byamuhawe nk'umurage. Bakundwa, nta kintu cyihutirwa ubu nko kumenya no gusobanukirwa impamvu ki uyu murimo wose wakozwe aricyo cyitwa kuba abana. Kuba abana b'Imana ni ikintu dukwiye kugarukaho kenshi. We need to talk about this over and over again. Dukeneye gufata igihe tukabyumva, dukwiye gufata umwanya tukabyumva, dukwiye kubisubiraho inshuro nyinshi. Ibiramambu muzasanga turi kurwana mu buryo buciriritse tudakwiye kurwanamo. Abana b'Imana ni ikirenga, ntibari ku rwego ngo aho ngo bari kurwana na Satani. Nowe, nta mwana w'Imana uri kurwana n'umwijima. Ubwo ndi kuvuga umwana w'Imana ni umucyo. Umwana w'Imana ni umucyo, nta mucyo uri kurwana n'umwijima. Hari ibura ry'umucyo kurusha kuvuga imbaraga z'umwijima. Ntukavuge imbaraga z'umwijima, umwijima nta mbaraga ugira, ahubwo jya uvuga habuze umucyo. Niba habuze umucyo, nicyo mwe muri kwita, nicyo abantu bita imbaraga z'umwijima. Ari mu by'ukuri urebye umwijima se ufite izihe mbaraga uretse ko hari kubura umucyo gusa ngo umwijima uburizwemo. Bakundwa, umwana niwe mucyo, bityo uwo mucyo ntabwo uri kurwana n'umwijima. No, plus rero umenye uyu mucyo w'icyo uri cyo, wuriwe, nicyo ntsinzi ku mwijima wose. Ndagira ngo nsoze gutya, umwana w'Imana niyo identity. Mvuze identity ubwo nshatse kuvuga indangamuntu y'ukuri. Ikibazo cy'abantu ni iki? Mwumve ibitangaza bihari biri kubaho, ariko bibi naha gusa. Umwanditsi yigeze yandika kwa Salomo, ubwo ni mu mubwiriza, aravuga ngo nabonye ibitangaza biba munsi y'ijuru, ngo niho honyine ubona baretwa bagendera ku mafarasi, ngo naho ibikomangoma bikagendesha amaguru byahindutse bikagenda n'amaguru biherekeje ab'amafarasi. Munsi y'ijuru yashaka kuvuga ngo inaha niho hari ugucanganyikirwa honyine. Mu bitekerezo bya data ibintu byose biratunganye, ariko ibiba ku bantu ni igitangaza. Nawe mwumve iki? Wari wahura n'umuntu ufite indangamuntu itariye, ifoto iriho atariye, n'amazina ariho atariye, ariko akaba yiyumvisha ko ariye. Abandi bantu bazima bamureba bakavuga batariko iyi ndangamuntu si yawe, amazina niyo yawe dusanzwe wenda tukuzi, ubwukuza aravuga amazina sa yawe, ni ifoto ntisa nawe. Noneho wowe ukavuga utoya niwe njyewe uyu nguyu, ni ifoto muri kureba nabi. Kumbe ni uri kureba nabi, ariko abantu bose babibona bakabona indangamuntu siye, kubera icyo amazina n'ifoto ntibigwamo, ntibihura. Icyo ni cyo abantu bifitiye identite tutazi aho bakuye. Abantu bifitiye indangamuntu iyo ukuri, niyo kuburumwa, niko kuri kwawe, niyo identite yawe, niyo ndangamuntu yawe. Iyo utayizi ubwo ufite indangamuntu itari yawe, ufite amazina atari yawe, n'amashusho atari yawe. Muri make uri kugendera mu kinyoma, ubwo uri kugendera mu mwijima, uri kugendera mu kwibeshya. Nagira ngo ngusabe iki? Menya kandi ibona indangamuntu yawe y'ukuri. Uri umwana w'Imana idasubirwaho, niyo shusho yawe, niko data kubona. Ibindi uri kwibeshyera, nikakwita iyindi zina uri kwiyita siryo. Akuzi neza, niwe uri kubwira dore ukuza, dore ukumeze. Yesu yaje kuduhishurira abo turibo, yaje kutwereka icyo Imana yari isanzwe izi kuri twe tutari tuzi. Turi abana, wari umugambi Imana kandi yarawusohoje. Reka dushime Imana kubw'uyu munsi, kandi kubw'iri jambo rishinga imizi mu mutima wawe. Jya rwose, maze urekeraho kurwana intambara ziciriritse, wemere kuba umucyo, maze umwijima uguhunge. Data, turagushimiye kubw'umucyo wamuritse mu isi, ari bwo busabane wazanye kuduhuza na Data. Uyu munsi niko kuri,
turi abana bidasubirwaho. Iyi niyo ndangamuntu yacu y'ukuri, niyo tugenderaho kandi niyo twerekana. Iyi niyo dushaka kwerekana kuri byose. Ibiduhinyuza bitandukanye tubyereke indangamuntu, tubibwire icyo turi cyo, tubihishurire icyo turi cyo. Ubu ni bwo bwiza bwahishwe bwagombaga guhishurwa. Uyu nawe wari umudendezo w'ibyaremwe byose. Nawe turasenze ngo ukabeho guhishurirwa kudasanzwe muri aya makuru, ubwo ukomeza kutuzamura mu kumenya abo turi bo, ngo tubeho twuzuye rwose nk'uko wabigambiriye kuva kera isi itararemwa. Urakoze Data muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom.